n'inshuti mwugurure baraje dore abageni beza mwugurure baraje itambuka neza maze intugu ziremesha uyu munsi n'uwanyu mwugurure baraje ngo abana bacu batweze ibirori nimukimbagira ababyeyi babarore abategarugori baravuza impundu abagabo nabo bari kuvuga inyato mwugurure baraje mwugurure baraje abatanga na bose mwugurure baraje dore sine y'igitego mwugurure yaje byano binihibirezi mwugurure yaje icyogere mu nkuba mwugurure yaje ngo abana bacu batweze ibirori nimukimbagira ababyeyi babarore abategarugori baravuza impundu abagabo nabo bari kuvuga inyato mwugurure baraje mwugurure baraje nimubyine nimutinye ntacyo babubatwara uyu mugoroba mwiza wahariwe bene gakondo abaha n'inka n'abageni mwugurure baje ngo abana bacu batweze ibirori nimukimbagira ababyeyi babarore abategarugori baravuza impundu abagabo nabo bari kuvuga inyato mwugurure baraje mwugurure baraje mwugurure baraje Fly so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Flying.
tumaze iminsi yose utambutse Uwiteka nushimwe. Twe turaha muri inzu mberabyombi tunejejwe n'ibirori by'umuryango wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twe abasangwa baturinze baturindiriye n'abashyitsi, abakuru bacu Mana bagezana amahoro nta gikuba cyacitse. Uwiteka banyuze mu nzira zikomeye ariko babanyura mu rugendo bashyizana amahoro, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nuko rero nyagora ku ngoma ubukwe niwe wabuteguye kandi twize neza n'uburyo ukora buzabusoza. Twebwe ku bwacu ku mbaraga zacu twabonaga bikomeye, ariko abaye iruhande rwacu nyagora ku ngoma. Ngaho rero uzubane natwe uko watashubikana n'aho turakuraritse ntuturekure, mu izina rya Yesu duhambira imyuka y'abadayimoni bakakurwanya ubukwe. Uwiteka komeza wigaragaze ubane natwe kandi urabure kwigaragaza. Ibyashakaga kuzamo ubukwe byari byinshi, ariko Uwiteka abaye mu ruhande rwacu. N'ubundi rero amasaha turakwiragije guturuka muri aya masaha turabona turajya ku rusengero, uze kujyana natwe ubane natwe nyagora ku muntu turakwiragije tukweretse urugendo ibikorerwa haba abaza kuganira nyagora ku ngoma. Turabakuragije tubashyize mu biganza byawe, tubashyize mu burinzi bwawe. N'imbaraga zacu ntacyo twashobora ntacyo twabasha, ariko twizeye kuri Imana igira neza kandi ukabura Imana ikiranirwa muri byose, kandi twizeye kuza kubana natwe umunsi wose kugeza ku bukwe bw'umugeni bwawe Yesu tubiragije. Amen. Imana ishimwe tugana. Abashyitsi bacu rero turabishimiye imfura z'umuryango wo kwa Ndutiye, tunejejwe no kubakira. Namenye rero ko ku ruhembe hari umusaza mugira akamaro Musa, reka musabe yigire hino aze abanze mumare ibicu. Igira hino nyakugira Imana n'ababwira ati kwirembo hari umusaza mugira akamaro, numva ari umusaza w'indakemwa, tugomba kumwakira na yombi. Tubaha ikaze rero muri iki gitaramo kandi turabishimiye. Abo mwazirukanye bose babonye ibyicaro bikwiye, aba yarimo bakihaniwe urugo rwo guhanira rimwe n'urugo rugari twashaka ko tubigenza tukabavuza ngo tubakire. Twabonye ibyicaro tuguwe neza, turatekanye kandi murakoze. Bakoze cyane umubyeyi ugira akamaro, reka tubigire dutya ubuze umusaruro kuko umusaruro w'Imana bashyize iteraniye aha ngaha ubuzima bwacu twese. Ngaho gerageza uzitumire. Ibyo bizi impano ntabwo uzungurira kutungurira ubushobozi, ahubwo urakoze Imana y'umushyitsi w'imfura. Ubundi ubwire abaye iki gitaramo. Murakoze. Aba bantu dutaramanye ni abahanga mu kwimana amashyi. Iyo bagera kurya umusore ikibazo afite bajya bavuga ngo bashaka ka munani, hari n'undi ushaka ka munani bashaka kuyahura umusaya, ugasanga nawe ntabwo wamusigaye. Ariko umuntu nagusabye ko ufite uzajya ukimara umunsi twaziranye kugira ngo tubashe nawe kugira uburyo twaganira. Ibitaramo rero tumaze nk'iminsi, igitaramo cy'umuganura wera ku itariki z'ukwezi kwa munani, turimo turaganira ku byo twakoze umwaka n'ibirenge wa kwezi kurangije. Turacyari mu byishimo by'umuganura, ariko kandi si n'ibyo gusa, turanashimira Imana yaduhaye umwaka uzira umwaka, bikaduha impagarike y'ubugingo, bikaduha nanone ubukindi bw'iyoboka mu mwuga, nanone kandi bakabana n'abana bacu bajya mu ishuri, bakagira igihe byiza cyo kwiga no gucyura indangamanota z'abayobozi. Twashimiye rero gukora icyo gitaramo kandi no kubiganiraho twuzuye amashimwe y'Imana. Niyo mpamvu kubakira abagenzi Murakoze. Dushimire icyicaro mwaje kuruhukiramo hamwe n'abo twazanye, rwose turatekanye tuguwe neza,
kandi ushimire igitaramo usanzemo cy'umuganura, kandi uvuga uti n'ubundi muri uku kwezi kwa munani turanezerewe dushima Imana kubyatuma tugomba kuryaho tukagubwa neza tukanezerwa. kandi nyirateguka yegere hino, nyirateguka yegere hino inyegere umubyeyi wa Denise duteze yombi ntabwo nagira igitaramo kinejeje abantu gutya tukanezeza n'Imana bagore kugitwerera umuryango duturutsemo babaye uyu mutobe ikibindi cy'ubuki ngo dusanze muri mu gitaramo nk'iki ngiki tubitwerere. Ibi bikaba bikorerwa biturutse mu muryango uguhekeye. umuryango wo kwa Habiyaremye nta muntu nyabandi intererano cyane yije umutima w'ineza. uyu muryango rero bakubwiye batuzirikanye batuzanye inka yabo batuzaniye intererano y'iki gitaramo gufasha kwakira ibihembo. rero n'ikindi bazindi rero usanga dutaramye tudasaranganya biragiye izindi bakomanze kugira ngo iki gitaramo nabo batwerereje reka n'igishishe izindi aho tuza muri uyu mwanya turi mu intererano. Ni byiza rwose umubyeyi murakoze cyane. bambwiye bati ukigera mu gitaramo kwa mbere ubasabisha kugira ngo ubutumwa ubushyitse neza. none umubyeyi neza kugira ngo n'ubundi wegere ijuru ugezeho ikibindi cy'ubuki cyo gusaba ijambo muri iki gitaramo. murakoze cyane. uragira ese ngo turavugisha cyangwa turavugisha ngo kuba wavuga ibyo watumye ibyo wajishije nazo tugiye urahitamo. murakoze cyane. ye ntacyo yambere n'abagira nayo Nyirateguka niwe uri ku ruhembe muri uyu mwaka turi gukoresha, niwe uri kutwakira abashyitsi, niwe turi gutuma, niwe turi kwiteza akakira akanikorera uko twategereje umuryango. oya shaka umwikorezi urajya yikorera uyu mwana w'umukobwa utaza gutuma yitabira igihugu hakiri kare. shaka umwikorezi azabanza banza umushakire abantu bazanye ushakire umwikorezi ushakire umugabo w'umwigaza yikorere ubundi gira kuko nta mugabo hanyuma tukabagezaho ikirere cy'umutobe kandi kose yumva twagusiga yizina yanakasaba ko bantu bakuru bari kubaza bawe ubugaragu wasaba kugasubirana uyu mukobwa guhera none ajya heza nawe uyu mwana wo kwikoresha umuryango wacu uyu muhereza abikorezi usigara hariya ku ruhande niyo mpamvu ubona yakamuhereje. murakoze cyane. yego ujya kumusigira hirya uyu mwana aze guhereza gusa yego aho ubu ni ubuki
bwo gusaba umwanya w'ijoro ndabona gahunda umubyeyi watereze naje nikoreye
ikibindi cy'ifatarembo ndagutuye bagutuye ikibindi cy'ifatarembo irembo turabifasha kwa umuryango wo kwakira urambwira uti genda buhoro genda buhoro ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani 2023 nibwo uzasukura iri jambo mubyeyi wa Tadezi. Uyu munsi wa none abantu muri iki gitaramo unyemerere ubwire ibya jambo nasubitse amazi. Uyu munsi wa none ndagira ngo mubwire ko turi mu gitaramo iwacu cyo gushima Imana ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane nibwo umuhungu wacu Samweli yahagurutse ashyira akaboko hejuru atanga icyifuzo aravuga ati ndumva nanjye guze tawe ufite kunsabira muri magufi by'ibanga nahagurukijwe n'uyu muryango wo kuza kugusangira kugira umugisha duha umugeni muri uyu muryango wo kwa Gatiye Garatiyani tugatunganirwa kandi uko rwego uzabiza twabujijije uduhaye umugeni. Urakoze igihe kandi gitegereje igisubizo cyacu cyiza. Nabashimiye ikindi kikwereka yuko tugushimiye tugira ngo tuguhe amashyi. yewe nuko cyambere n'icyo kuba ingusana ko nta kibazo urabwo gutuma indirarwa n'iyicwa gusa kugira ngo bazaganye n'icyo gitaramo ngo bazaranishije ukagira igitaramo ukagitusha ukazigucamo n'ibintu byawe ukaba warasimburwa Erega data mubyeyi mwiza kandi mubyeyi nkunda umusore wawe mukuru wagera nimuze ngo dukomeze ngo tuganire nanjye nari bwo kumva iki kiganiro ryari cyiza cyane maze kikajya mu mutima wanjye. Uyu mubyeyi ni imfura rwose kandi ni imfura namwe. Impamvu kumvise tuganirira neza ubushize ahantu ho kubwiriza ijambo ry'Imana rivuga ngo musabe kuzahaba ku mwanya muzungurwa kandi nanjye bifatanya hamwe no gushima Imana. Niyo mpamvu wabonye akugeza icyifuzo cyiza nka kiriya. ni kuri bwa bumenyi n'ibanze cyacu umwana usaba gushima urugo niba ntabikurikirana neza kumva wazaza uje kuza ku mugeni utabanje kuza kwitwara utandukanye mu gitaramo
yose uzajya uyatura nanjye niteguye kwakira irahira. Ibyo byose ni ibyifuza ni imyerezera rimwe byose yisubizayo kibi kibindi kikiri nuko ntabwo cyuko utadutumiye bimushimire kandi mumubabarire asabye imbabazi kuko barenze igitabo birengagiza ko turi inshuti ngo bizize igitaramo cyabo. Hari amazina mwabonye yatuma tutabona igitaramo cyacu n'imizongere. Urakoze ngaho turi mu gitaramo rero gucika ikigo ntabwo ari ukuca ku muryango ahubwo ni ukugira ngo ubone icyo kintu mu muryango wacu twabaye. Urakoze ngaho kabisa nabo amashyi y'abantu bakora amashyi y'abantu nyakubahwa umubyeyi wanjye n'ubundi urugero haguruke. yego amaguru urayafite aho numa hose najyayo. uyu kiri kibindi yego tugusaba gusaba umunyagiseri wakwemerera urabanza umwemererwe ahubwo reka mugire inama. sinzi uko wakangaje ariko reka ubuki bwe barasenge niba aza kunyemerera ko nakora umunyamuryango ukabera neza kintu uraba nakumwireba sinirwa ndabwibabaza niba bwakira gusa igisubizo kikaba cyawe naho ubugiye uraza kumusaba numwemerera umusaba ukabona izina ari kumukwemerera uhita utegura yanjye utamukobwa utamusaba. urakoze aho ushaka amata ko yo wibugerere ubundi bari kuhimenya. ndagira ngo mwemere niba mwemera ko uri kugira akamaro yawe n'umugeni hano iwacu mwitoranye umwe mu basize Adelphine mu bisage bakamumenyera igisabiko bakamumenyera akarya bakamuha bakamumenyera inyungabuzi bagakumira umwanzi kagiye yitwaza gukora n'amahwehwe ashaka kumwanya umuntu nk'aho niba munyemerere niba ubuki bwakira mu byubahiro bye ageje baramutse banze rero kugira akamaro ntabwo inkweto zawe zirenga hariya mu irembo kuko kugira ngo ntibaba aho yahagurutse Imana ishimwe yahagurutse uriya musaza atuye ubuki ariko azagahora bakwiye ubwana hagajwe n'abagore n'abakobwa n'abagore bwo bumwemereyeho ubwiza umurimo bwo muri ba bakobwa muri gusiga ku isenge kwabo mu murimo kugira akamaro mbere umubyeyi wanjye ni nayo mpamvu ubona ari ku nama nkora hirya no hino. aba bagabo rero bose bicaye hano niba babona ko bicara ku ntebe bahuza ibitekerezo bashaka beza baretse n'ibindi bibaye ngiye kukubwira rero ibintu bimwe ukajya bakugize utereka amasaka umugeni ntabwo ari kubasaba umugeni ntarabirasenge ntabwo byari gushobora ubu uhajya ubwayo umugeni nawe urabizi none rero ubu uhajya ugejeje ku byabo umwe w'abagabo yaguhajya hasigaye ni bibiri ari kubwirira rimwe nahita mukosha kibaga twegeye inka mukoshe gukora kuko rirasengeye ahasigaye kugira imana.
ntegereje umubyeyi kamwegere naburiye naho uma hose nzajyayo singeze na rimwe namutegura kiri kibindi cyabamenye amarezi yemererwa abagabo bakoze iyo bwabaga bajya mu ishuri icyo porofeseri asabye cyose bakaba bakijyana dore ni abasaza babikoze dore ikibindi cyane mu basaza ubundi mu gitaramo wishimire amarezi mwatanze uyu mwana akaba atajya gusomesha ibaruwa babonye ko nabo bishimye baranezerewe ndagira ngo niba nta makuru abagize muri mwaka mutabona intwari kugira ngo umuryango wacu kuko shingana gihanga wahanze mu Rwanda ndetse n'abagabo umwami waciye inzara mu gihugu agaca iteka ko nta mugeni uzasohoka hadatanga isuku iwabo ukoshe ibintu ubwo nta masuka ibintu runaka n'indi ndetse mukoshe cyangwa se mukwize iwacu zirakama ukoshe ibintu by'igihugu by'iwacu ziragisha kandi zigashoka ziradahira aho ujya mbere wakora imyaka yawe kujya gutera rero ababyeyi batereza nageze kare kugira ngo ni imyanda yo kubona imigisha izangana kuyihaga amapfubyi babaketse ntibageze amasuka ubuze dukosha ubwoba amasuka ndetse nazo zisuzuma bazanye n'ibitarabanje kugira ngo zicishe inshuro bari baradacishije inshuro bakanyagwa ntabwo bazemera ariko amahirwe ufite n'icyapa kitavuyeho icyapa iyo kikabuza rwose ntabwo byari bikorwa ndetse n'abakoresha icyapa ni isange simbona nimwakire mu gukomeza reka abandi wese twakira yabuze kuturume n'imana mu rwose no mu butare bwa muzika mu buzirikane naho muzika tuza n'ubusuda bwugatirwe kibindi cy'ubu iki ni ikibindi n'imiruko tataki reka tumenye ko tuzi kuzimya egera hino egera hino ni ikibindi cya uyu iwacu zirakama ndabona uyu musaza yaje yikwije bimwongere ko mushimire yadashyikira n'iki gikorwa cyo n'icyasi cy'umuhimbi icyo cyo n'igicubangana icyo ni icyo gushisha ku muhimbi gishyikiriza mu babyeyi bamezuzi ukosha n'ingoma kamukomeye cyane kirasanze tunari wageze umwasama niyo mpamvu ukosha n'ingoma kamukomeye iwacu rero iyo birantega ariko sinjya nyemerera mwami icyo muzanye icyo ari iki kubaho zirangiza barangiza bose kubaho iwacu turi abakozi ntabwo ducisha amaboko n'ibikoresho ibyo byose ni izindi bikoresho wayibonye gusubiza mufate n'abo bakora iyi ifasha mu kazi zitazarasohotse niyo ibyo byose nasuzuma mfite cumi na kabiri nsanze mfite cumi na kabiri urabizi ko abanyarwanda bajya bavuga ko uteka cumi na kabiri ntaho utereze ku rugendo ariko nsanze cumi na kabiri kabiri ndagushimira mushyikirize imfashanyazi kubera yuko komeza uzajya uhora iheka ngo uragenda neza bikibwe
ni ikibuga iki ni ikibuga inka zacu birakura bitaza kutumanyiriza amashyi kura n'ukuntu n'ibyo ntabwo wadahinga ibyo byose bijyanye urakoze icyo ni ikibuga izi wacu rero zirashoboka zitabasha kugera ku bibuga ziradahirwa tukazirinda kumanga ubundi tukimukiza urakoze cyane reka rero gushimira ko icyo nari gusabye nawe ugishoboye ahasigaye wowe baza gusa bambwira umugeni bifuza muri uyu muryango menye niba kuko umugeni ahari birasabwe yemeye ati ko ashaka wese kubaho bariya babyeyi bahora biteguye naje sabira Mutezimana Samuel umugeni akaba Iradukunda Delphine uwo mugeni saba y'umuryango nshobora no gukoresha inzira zose byose birashoboka niba ntabwo hari akiri wakurusha kurahura nagukeneye abagenda muri Samuel komeza Samuel umusaza adejeje kwifuje nawe uboneke muri iki gitaramo nanjye ntabwo nakwitira mutakwiriye ibigo bibaza abandi ishyirahamwe ryawe yagirana gutya neza nubwo nabona abageni bita gushingira umwanya kandi kuko hakiri kumwe abarinda akwegereye urumva ko umusore w'uzigira Samuel egera umusaza yaba nshaka kwegera wowe se egera zokira komeza uzire ikintu cyiza Samuel afite ibitugu ntabwo ameze nk'abasore b'ikigero bategura ibitugu nk'uko yateguye ibitabo afite imisozi yasa neza wabo iyo nguyu ntabwo twagaca ikibuga ahubwo data icyo kibazo nanjye nacyumvise ubona umugabo wamujyana ubutaka maze rero umubyeyi araza akatubwira niba muri gusengere namumenye uriya mugira akamaro yeza kumenya icyo uyu mwana nawe aba yumvishije neza rwose ahubwo rero ushakire aderefine umubwire uti muri bwa buvuzi wize munsi rero uvuye gutera icyo umubwira iki cy'uko turimo iyo uririmba bayikurikize aze hano uti so aragutumiye murakoze umubwira uti ngaho rero nawe wihanganiye areba wawe siko mwarakaye usuzuma cyane ubwo n'abagabo n'ibumbi imana izaba bivuze ngo
Delphine mushiki wanjye maze aze yataha mu gihe byari kwitaramo kugira igitananga myiza uretse gato mbere ko mpamagara mushiki wanjye zibishaka Samwe ndashaka guhamagara mushiki wanjye ariko Mariya mwinoma cyangwa mwinoma kugira igitananga kurumenya mushiki wanjye yaje agenda amaso babiri Graças
hari umuryango w'abantu bashimira kubera buri munsi bagejeje umusaza urebye na aravuga acishije make azana amatunda atari n'ikana tubaze n'izindi ziracyafite barabyishimira ariko nanone n'igifunguro barayemo bajya gusengera gutegura saa kumusabye twebeye gusukura ahubwo twamurebeye ko ukwiye gukora ukavuga akanyamakingo y'abantu kugira ngo mu gitaramo cy'umuryango yagize igihe cyo gusezera ku kugana abari n'abarize nawe bamurishije yavuze neza ko tuyakwerekana arasezera kwibagirwa wabo muri bane yasengeze ku muryango yemera kuza bataradatsindirwa ahubwo batananirana ariko nanone icyo yemeraga si wowe ahubwo yanejejwe na Mutezimana Samuel yikuye ubuzima bwose uyu mwanya rero wawe mwagize ukindi buzima mukoreshwa Mutezimana utagawawe waramutse mwakire ariko si mwumva wenyine kuko uyu mwana wacu azimuwe uburyo igitaramo yaraye buri y'umugabo ndetse n'ababyeyi kandi ko abana n'abasaza rero dushobora kuba bakorera mu ntoki mubasuhuze neza ubundi ntabwo aya maboko ari rero utabishobora uramubabere Imana no kuguhanga rero ushobora bari ntabwo washobora njyewe ndahita iyo witwa nzereza ndabona tuganashatse abangabo turangana n'ushatse ndabamarira maze dore uburyo tubigenza hari icyo bitwaye ntacyo bitwaye icyo bitwaye barakibwirwa nabo basaza bino rwanda yajya mu mufundi ubona igituma bamushishura
abanyamakuru abafata amafoto nababwira icyo bifate maze bamubona bakora kugira ngo ifoto rwose tuyire. Urabizi ko urwuri rwawe rwandikanye
urwuri rwacu. Ikimenyetso uko kandi ibyo kwiyamamaza amakuru si ngombwa kuko bazivuga n'izo, ariko Bibiliya yarambwiye ngo ntukaratane n'umukumbi wawe mbese. Njye ubwete rero kubera umukumbi mbese ntabwo turayishimiye. Uyu wabimenye iyi ni ikuyu umusaza. Izi nka ntabwo umuntu uzegera. rwose Nakoze cyane. abashimire kandi nawe umudahira mwiza inama zikwiye kubacikaho ngo umwe uyu uyimaze iwanyu urahoze cyane. Mubashimire rero barahabwa umuco ushoreye icyo ari murakoze ko bamushimye kandi natwe tukaba twashimye umutwe ahasigaye niba gusuzuma icyifuzo ni icyawe. Ubwo niba ari gusuzuma ndagira ngo mbwire ko uyu munsi wa none uwigishimo aranezerewe cyane. Uru ruzinduko rwanjye razindutse nahagurukanye n'umuryango wa bugufi, ariko n'umuryango wundi untegereje kugira ngo umenyeshe amakuru y'urugendo rwanjye. None rero ndagira ngo ubundi twegereye uyu umutobe uzezerere utekereze neza. ibivuye iwanyu ntabwo uri gusiga uyu ni umutobe w'umutegetsi ukifuza igihe kinini ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2023 ukazabegera urugendo. urumva wa mugabo yashashe umuryango wo habiyaremye. uyu mugabo turi mu kigo kucuruza umugeni kandi badashyira kera mu munsi munama ntabwo dushaka akarenzi ngira ngo murumva ko yemeye kumwegera. Murakoze cyane. ikindi kandi tudasabira kubambika Imana yo mu ijuru ikurengere ikuganisha. Murakoze. natwe rero turarabika abagenzi mu kanya turabumvike Murakoze kandi ndabashimiye. umunyenga ucarabije Medata kandi ndatarusha. umuve w'iy'abana umunyenga y'abakuru imvura iciye hagati y'abafashe amafunguro kandi uburyo imvura n'indi irafungura dushakira amafunguro y'imvura tuzimana. Urakoze data munyaruke maze kudata bivuze kwitananga no gukomeza gukora mu miryango kugira ngo birusheho kugenda neza kandi n'abandi babishinzwe nabo babitegura neza mu gihe adafite agiye kwakira okay. Uraza kurikira uko Samweli yasenze
aje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitegetse marayika aje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitegetse uzuza icyansi umusomye yumve yuzuza ikindi musangire nirinde umwaga mu rugo rwanyu maze urukundo rubabera inkingi marayika aje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitegetse marayika aje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitegetse dore Imana irabitegetse